Muraho neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku mpamvu zitera umugore utwite kubyara abazwe, ari byo bakunze kwita accouchement par césarienne. Mu buzima bwa buri munsi twese tuzi ko kubyara ari umugisha ukomeye, ariko kandi bikaba ari igikorwa gisaba kwitabwaho byimbitse n'abaganga. Nubwo benshi bifuza kubyara bisanzwe, hari igihe ubuzima bw'umubyeyi cyangwa ubw'umwana busaba ko hifashishwa uburyo bwo kubyara abazwe, hagamijwe kurengera ubuzima bwa bombi no kwirinda ingaruka mbi zishobora kubaho. Abantu benshi bakunze kwibaza bati, ni ryari umugore utwite yabyara abazwe? Ese kubyara abaze biterwa n'iki? Cyangwa bati, ese kubyara abazwe ni bibi kurusha kubyara bisanzwe? Ibi ni ibibazo by'ingenzi cyane bikunda kwibazwa n'abagore batwite, abagabo babo ndetse n'imiryango ibitaho. Muri iki kiganiro tugiye gusobanura mu buryo bworoshye kandi bwumvikana impamvu nyamukuru zituma abaganga bafata icyemezo cyo kubyaza umugore abazwe. Turebe aho biva, uko bigaragara n'icyo bivuze ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana. Gusa ni ngombwa ko umubyeyi amenya ko kubyara abazwe atari igihano, si n'ikimenyetso cy'intege nke z'umugore, ahubwo ni icyemezo cy'ubuvuzi gifatwa hagamije gukiza ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ishami ry'ubuzima ku isi rya OMS rigaragaza ko kubyara ubazwe bikwiriye gukoreshwa gusa iyo ari ngombwa, ariko iyo bikozwe mu gihe gikwiye birokora ubuzima bwa benshi. Niyo mpamvu ari ingenzi ko buri mugore wese utwite agomba kugira ubumenyi buhagije ku mpamvu zishobora gutuma abyara abazwe, aho gukomeza gutinya cyangwa kumva amakuru atari yo ku bandi. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Hari impamvu nyinshi zishobora gutera umugore utwite kubyara abazwe. Intandaro yabyo itewe n'ibibazo by'umubiri, ibidukikije cyangwa imico y'ubuzima. Reka tubisobanure mu byiciro. Impamvu ya mbere ni imiterere y'umubiri. Agapuwe ka mbere ni ibibazo by'uturemangingo tw'umwana. Ibi ni kimwe mu by'ingenzi cyane bitera kubyara abazwe, cyane cyane mu byumweru bya mbere by'inda, ariko umwana aba atarakwiza amezi 9. Agapuwe ka kabiri ni imikorere mibi y'inkondo y'umura. Aha ni nko kuba inda ifite ikibazo cy'inyubako idakwiye. Urugero, inda iri hanze y'umura aribyo byitwa grossesse ectopique, cyangwa mu gihe mu mura harimo ibibyimba bidasanzwe, umugore aba agomba kubyara abazwe kugira ngo batabare ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana. Agapuwe ka gatatu ni indwara z'umubyeyi, nko mu gihe arwaye diyabete ikabije, umutima, indwara z'ubuhumekero, ku buryo atabasha gusunika umwuka mu gihe cyo kubyara maze ngo abyare bisanzwe. Ubutabazi bubaho icyo gihe ni ukubyara abazwe kugira ngo batabare ubuzima bwe n'ubw'umwana. Impamvu ya kabiri ni impamvu z'aho umugore aba cyangwa se ibidukikije. Kunywa inzoga nyinshi n'itabi bishobora kongera ibyago byo kubyara abazwe. Imiti idakwiye umugore yanyoye atwite ishobora nayo gutera umubyeyi kubyara abazwe. Impamvu ya gatatu ni imyitwarire n'imibereho. Urugero, stress ikabije ishobora kugira uruhare mu kubyara ubazwe. Kubera ko stress ihindura imisemburo, iyo umugore afite stress kandi atwite, umubiri urekura imisemburo nka cortisol ndetse na adrenaline. Iyi misemburo igabanya ocytocine, bigatuma inda idafunguka neza cyangwa ikagenda gahoro. Stress kandi ituma imitsi y'inda ikomera cyane, bityo umwana ntavuke neza. Kubyara bikamara igihe kirekire, abaganga bagahitamo kumubyaza abazwe kugira ngo barinde umubyeyi n'umwana. Stress kandi igera ku mwana ubwe, hakabaho fetal distress, maze umutima w'umwana ugatera nabi, umwana agahita abura umwuka uhagije, maze bakihutisha icyemezo cyo kumubaga vuba vuba. Stress ku mugore utwite kandi izamura umuvuduko w'amaraso, akagira preeclampsia, bigatera kubyara imburagihe, maze kugira ngo batabare ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana bakihutira kumubaga badatindiganije. Kwirinda stress mu gihe utwite ni ingenzi cyane kuko itera umugore ibibi byinshi atari yiteze. Impamvu ya kane itera umugore utwite kubyara abazwe ni iyo umubyeyi yigeze kubagwa ku nda yabanje, cyangwa se yarigeze kubagwaho na rimwe
nubwo byaba byaratewe n'ubundi burwayi butari ukubyara, nabwo ni ihame ko agomba kubyara abazwe. Impamvu ya gatanu ni mu gihe umubyeyi atwite impanga cyangwa se atwite umwana munini cyane. Iyo abana ari benshi mu nda, cyane cyane iyo umwe ari mu mwanya mubi cyangwa se akaba atwite umwana munini cyane, ni ngombwa ko uwo mugore agomba kubyara abazwe. Impamvu ya gatandatu ni mu gihe inzira y'igitsina ari nto cyangwa se harimo ikindi kibazo. Iyo umwanya ndangagitsina w'umugore ari muto cyane, umwana atashobora gusohoka neza, bituma nyina atabyara biciye mu nzira zisanzwe, ahubwo bagafata umwanzuro wo kumubyaza abazwe. Naho impamvu ya karindwi ni igihe imiyoboro y'amaraso cyangwa urura biri mu mwanya mubi. Iyo placenta cyangwa se ingobyi irera umwana itwikiriye cyangwa yegereye cyane umuryango w'inda, iyo umwana atangiye gusohoka, ingobyi iramutangira, maze ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana bukaba bwajya mu kaga, bigatuma habaho kumubaga byihuse. Nanone ingobyi ishobora kwiyomora mbere yo gusohoka k'umwana, bigatuma umwana abura umwuka n'ibimutunga, umubyeyi akava amaraso menshi, bigasaba kubagwa byihuse. Nyababyeyi kandi ishobora kuba ifite imiterere idasanzwe, ugasanga imeze nk'igabanyijemo kabiri, bigatuma umwana abura presentation ikwiye, umwanzuro mwiza ukaba uwo kumubaga. Impamvu ya munani ni igihe umwana ari mu mwanya mubi. Iyo umwana atari mu mwanya usanzwe wo gusohokeramo, wenda ugasanga aricaye, aritambitse se, cyangwa yabanje amaguru, hari n'igihe usanga yabanje amaboko, ibyo bituma umubyeyi abagwa ku buryo bwihuse. Impamvu ya cyenda yo ni ukunanirwa kurya mu gihe utwite cyangwa se kurya nabi utwite, byongera ibyago byo kubyara ubazwe. Kurya nabi utwite, kunanirwa kurya mu gihe utwite, bitera intege nke n'amaraso make umugore, maze akagira anemi. Kubera ko fer na vitamine ndetse n'imyunyungugu yagombaga gukura mu byo arya atabibonye, bigatuma umubyeyi ananirwa cyane mu gihe cyo kubyara. Icyo gihe ntashobora gusunika umwana, kubyara bikagorana, bagahitamo kumubaga. Kurya nabi kandi bigabanya imbaraga z'imitsi y'inda, bigatuma idafunguka neza, hakabaho travail prolonge, maze bakamubaga kugira ngo batabare umwana na nyina. Nanone kandi kutarya neza utwite cyangwa kunanirwa kurya utwite, byongera indwara zijyana no gutwita k'umugore, maze ntashobore kwibyaza mu buryo busanzwe, nabwo bagafata umwanzuro wo kumubaga. Ikindi kandi iyo umugore atariye neza atwite, bituma umwana agwingirira mu nda, maze akabura imbaraga zo gusohoka mu gihe cy'ibise byo kuvuka, kuko n'umutima we uba utera nabi, maze bigatuma umubyeyi abagwa. Naho impamvu ya 10 ni imyaka y'umugore. Abakobwa bato cyane bari munsi y'imyaka 18, amagufwa y'imbavu zo mu nda ibyara aba atarakura neza kandi atarakomera, ibyo bigatuma umwana adashobora gusohoka mu nzira isanzwe, hakitabazwa kumubaga. Nanone abagore bageze mu myaka hejuru ya 35, nabo uko imyaka yabo igenda yiyongera, imbaraga z'umubiri n'imikaya y'inda biragabanuka, bigatuma kubyara bisanzwe bigorana, maze bakamubaga. Kubyara ubazwe rero bikorwa ari uko muganga abonye ko ari bwo buryo butekanye bugomba gufasha umwana ndetse na nyina. Icyo nagarukaho dusoza, twabonye ko kugira ngo umugore abyara abazwe atari amahitamo afatwa uko biboneye, ahubwo ari icyemezo gifatwa hagamijwe kurengera ubuzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'ubw'umwana. Impamvu zitandukanye twagarutseho, zaba izishingiye ku mwana cyangwa se ku mubyeyi, zose zerekana ko icy'ingenzi kurusha byose ari umutekano n'ubuzima bwiza. Ni ingenzi cyane ko abagore batwite bagomba kwipimisha kenshi, bagakurikiza inama z'abaganga kandi bakaganira nabo ku mpungenge n'ibibazo bibaza hakiri kare. Inyungu yabyo ni uko bitera kumenya ku gihe niba hari ibyago bishobora gutuma kubyara bisanzwe bigorana, bityo hakabaho gutegura neza uko kubyara bizagenda. Ikindi kandi dukwiye kwirinda imyumvire mibi ivuga ko kubyara ubazwa ari intege nke. Ibyo siko kuri, ahubwo ni uburyo bwashyizweho n'ubuvuzi bugezweho kugira ngo butabare byihuse ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Umubyeyi wabazwe rero aba ari intwari yarwaniriye ubuzima bwe n'ubw'umwana we. Reka dusoze dusaba umuryango n'abafatanyabikorwa bose gushyigikira umugore utwite, kumwumva no kumuba hafi mu gihe cyo gutwita no kubyara. Ubuzima bwiza nibwo mbarutso y'iterambere ry'umuryango. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana.
ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.